nibyo hari imishinga yahagaritswe cyane cyane yafashwaga na USAID, harimo niyari hano mu Rwanda yakoraga cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, yakoraga ku bijyanye no kurwanya indwara harimo malaria, indwara z'ibyorezo, harimo ibijyanye no kubaka urwego rw'ubuzima yo bita health system strengthening, harimo no gufasha abanyeshuri bari kwiga iby'ubuvuzi bijyanye n'ubuzima, cyane cyane abari kwiga ububyaza, abaforomo bahabwaga ufasha kugira ngo twongere ya mibare yacu ya 4 gukuba 4. Imishinga amakuru tumaze kubona nabwo agenda za mu bice, nuko imishinga myinshi hafi ya yose ihagaze. Twari tumaze iminsi tubyitegura kuva ayo makuru yatangira gusakara, ndetse twanashyizeho uburyo tuzaziba icyo cyuho, nubwo icyuho nk'icyo gitunguranye kandi kije hagati mu gihe twari turi gukora n'ibindi bikorwa bisaba kongera tugasubira inyuma, hakaba bimwe dusimbuza ibindi bitewe n'ubwihutirwe n'akamaro bifite, cyane cyane nk'ibijyanye n'imiti, ibijyanye n'amavuriro kugira ngo bakomeze gukora, ibijyanye n'abanyeshuri kugira ngo bakomeze bige. Icyo namaraho impungenge abatwumva nuko izo nkunga ntabwo ari zo zari zitubeshejeho zonyine, hari ibyo natwe leta yakoraga, igihugu cyakoraga mu rwego rw'ubuzima, kandi bifite uruhare runini cyane ku buryo ntabwo ibyo twakoraga biri buze guhagarara. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukureba uburyo icyo cyuho cyane cyane USAID yafashaga iduha inkunga twazibona n'ahandi mu gihugu, cyane cyane hakaba na bimwe twakoraga twabyazamo uburyo bwiza bwo kubikora bidahenze. Ikintu dutwaraga iminsi 5 gifite ikiguzi cy'iminsi 5, tukaba twagikora twihuse mu minsi 3, bityo iyo minsi 2 ikaba yafasha no mu gushyira mu bindi. Nigeze kubitangaho urugero ku kibazo cya mbere nabajijwe, mvuga ko dufite nk'imishinga yigisha abatanga amahugurwa y'igihe gito buri cyumweru ihari, cyangwa se n'amafaranga twakoreshaga mu rwego rw'ubuzima yo kwigisha muri porogaramu z'igihe gito buri cyumweru cyangwa 2. Ahubwo turashaka gushyira ingufu mu kugira ngo babandi bigaga bafashwaga muri iyo mishinga bakomeze barangize, noneho ibi byo kwiga ya mahugurwa y'igihe gito tube twabikora dukoresheje ikoranabuhanga, cyangwa banakorera amahugurwa mu mavuriro no mu nyubako zacu dusanganywe, aho ubona ko byatwaraga nk'amafaranga runaka. Ibyo byose rero turi kubikora, kandi icyizere nta nubwo ari n'icyizere, ni ngombwa iyo umuntu yari yagutije ikote akakubwira ngo rinsubize, ubwo nawe ujya kwishakira iryawe, cyane cyane iyo ashobora no kuba yaranarikuzaniye akakuzanira n'iritagukwira, ushobora kwigurira noneho iri gukwira. Hari igihe inkunga ihagaze ngira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yageze kubivuga muri 2012 niba nibuka neza, abakurikiye yatanze urwo rugero, nanjye nsubiyemo, kuko ni ukwigira niko Abanyarwanda aho twavuye, ngira ngo nta nkunga twari dufite cya gihe, ariko igihugu cyaravutse kirazuka. Aho tugeze ubu rero ntabwo twagira ubwoba ko kuba igihugu runaka cyahagaritse inkunga tugiye guhungabana, tugiye gusubira inyuma, ahubwo biratuma natwe dutekereza uburyo tutanaba umuntu aguha yagira icyo akuraho ugasanga ameze nk'ugufite kuri serumu, cyangwa agufiteho n'ubundi bubasha burenze. Nabyo hari ukuntu bituma n'abantu bakanguka bakishakira ibisubizo byabo. Muri make ni uko nasubiza icyo kibazo, na bagenzi banjye ni mu ubwo buryo bagisubizagamo, ariko mu buryo bw'ibihugu byose, kuko ibihugu byose bafashaga byagize ikibazo gisa n'icyacu.